hanyuma muryango wa Black TV 250 mwese reka nongere mbifurize ishya n'ihirwe muri byo muri gukora byose ndetse n'amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza cyane bashiki banje, bavandimwe, bakuru banje, barumuna banje, babyeyi mwese mwakoze subscribe muraba agaciro cyane. Imana igikomeza ibaho umugisha. Kuri uyu mwanya tugiye kuganira ku bajene cyangwa se abahanzi muri iyi minsi bamaze kuba bashinga ingo, dore ko ntabwo ari bake ariko sina benshi cyane. Reka duhere ku musore bita Kalifani, mu izina ry'ubuhanzi akoresha izina rya Kalifani. Akaba yaragiye kwirega rero muri iyi weekend ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2025 yerekeje harera mu karere ka Rubavu ari kumwe n'umukunzi we bita Oxygene, nawe n'umukobwa umaze kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bijyanye n'umuziki. Berekeje mu mujyi wa Rubavu bagiye kwiyereka ababyeyi kuko bari bamaze igihe kinini cyane babana ariko ababyeyi batabizi cyangwa se Imana itarabiha umugisha niko nabivuga. Byarabashimishije cyane umuryango wa Oxygene kuko niwo bari baganye yaba Kalifani ndetse na Oxygene. Hanyuma rero kuba barawuganye ni ukuvuga ngo bari bagiye kwerekana ko bashobora kuba bateganya imisango y'ubukwe. Urabona ko bari bose bateranye baganye ababyeyi cyangwa se mu rugo rwo kwa Oxygene. Nibwo bamaze igihe kinini cyane babana ariko byageze igihe ko babishyira ahagaragara kugira ngo n'ababyeyi babo babimenye. Abitabiriye uwo muhango urabona ko bari batandukanye ariko Oxygene ku wa kane, turakuvuga ku munsi wo kuwa kane ku itariki ya kane y'ukwezi kwa 12 mwaka 2025, urabona ko kuri Instagram nibwo yanditse avuga ko ubukwe bwabo bwagenze neza cyane ndetse cyangwa se imisango yo kuba baragiye kwirega yagenze neza cyane. Reka dukurikizeho umusore bita Niyo Bosco akaba yarasezeranye imbere y'Imana n'umukobwa cyangwa se n'umukunzi we uwo bita Mukamisha Irene. Basezeraniye hariya mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ni imihango yabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ubwanditsi cyangwa se ubwanditsi bwa Niyo Bosco ndetse n'uburirimbyi bwe ndetse no kuba ari umucuranzi wa gitari nicyo kintu abantu bamumenyeyeho, ari nacyo kintu bamukundiye. Iyo ni imodoka rwose bari bajemo, urabona ko bari baje mu modoka ya Jeep yari yabazanye mu muhango wabo wo kuba basezerana imbere y'amategeko. Ni ukuvuga ngo rero ubukwe bwabo buteganyije ku itariki ku itariki ya 16 Mutarama umwaka wa 2026. Nizere ko abakunda Niyo Bosco cyangwa se abamufana tugomba kuzajya kumutera ingabo mu bitugu. Reka tunyarukire ku musore bita The Rest. Umusore yamenyekanye mu itsinda rya Juda Muziki, yamaze gusezerana cyangwa se yamaze gukora ubukwe n'uwo bita Souvenir Iradukunda, umukobwa wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No kuvuga ngo Souvenir rero yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza gukorana ubukwe n'umusore wacu The Rest, umusore uzwi ku mazina ya The Rest ariko amazina ye asanzwe yitwa Ishimwe Prince. No kuvuga ngo n'ubukwe bwabereye ahitwa Golden Garden ku Irebero ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2027. Gusaba no gukwa niho byabereye ndetse no gusezerana mbere y'Imana no kwakira abatumiwe byabaye nyuma ariko n'ubundi byabereye hariya ku Irebero. No kuvuga ngo ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare byinshi cyane mugiye kugenda mubibona kuri screen zanyu. Reka tugende turebona ko Souvenir na The Rest rwose bari bishimye aho ngaho. Urabona ko bari bahagaze bari kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye kuko ubukwe bwe bwitabiriwe n'abahanzi batandukanye. Mugiye gutangira kubabona, muri kubona uwo bita Junior babanaga mu itsinda rya Juda Muziki, muri kubona uwo bita Uncle Austin. Uncle Austin ni umusore wabafashije cyane kuba Juda Muziki yamenyekana cyane. Uwabihakana yanyura mu ndirimbo ya mbere bakoranye. Aho ngaho urabona ko umusore bita Platini na Neringabo basusurukije cyane, bashimishije cyane abari bitabiriye ubukwe bwa The Rest ndetse na Souvenir. Gusa ikindi nakubwira cyo ubukwe bwa Souvenir na The Rest ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo ba Butera Knowless, harimo Ishimwe Clement ariwe mugabo wa Knowless, harimo Uncle Austin we mwamubonye, harimo Neringabo muramubona aho ngaho ari kumwe na Platini bari kuririmba ku ndirimbo zabo. Bakoranye album na Neringabo, ngira ngo murabizi yaba Platini na Neringabo bakoranye album. Murabona uwo bita Andi Bumuntu nawe ni inshuti ya hafi cyane
y'umusore bita The Rest kuko agikora no kuri Kiss FM yarabapromotinga ku rwego rwo hejuru. Ndetse hari uwo bita Victor Rukotana nawe akaba ari inshuti ya hafi ya The Rest. Ndetse murabona uwo bita Junior Rumaga akaba ari umwanditsi w'indirimbo ayandikira abahanzi benshi b'abanyarwanda. Ndetse urabona ko ari kumwe n'umusore bita Kevin Kade nawe n'umusore kubikora muri iyi minsi. Aho ngaho urabona ko The Rest na Souvenir rwose sulire zari zose ku maso y'ababareba mu bukwe bwabo. Urabona ko bari bishimye cyane. Buriya ikintu cyo gushaka ni ikintu gituma umuntu agira umutima umeze neza cyane. Aho ngaho urabona ko bari binjiye mu kijyanye na reception cyangwa se mu kwakira abashyitsi bari bitabiriye ubukwe bwabo. Hanyuma Butera Knowless twababwiraga muramubona Mama Kabebe, uramubona Ishimwe Clement, aho ngaho ari kumwe na Platini ndetse na Nerungabo. Akaba ari abantu ba hafi cyane b'inshuti z'umuryango cyangwa se inshuti za The Rest. Urabona n'ubundi Ishimwe Clement umuyobozi wa Kina Music, akaba ari nawe producer, ndetse ari kumwe na Mr Baba Platini n'ubita Nerungabo bucura bwa Kina Music. Aho ngaho n'ubundi urabona ko imisango y'ubukwe yari gikomeje, aho The Rest na Souvenir berekanaga impeta z'uko bamaze kwambikana impeta kubera ko bazabana akaramata. Nukuvuga ngo n'ubundi rero Souvenir na The Rest bari basezeranye imbere y'Imana ku itariki 27 Ugushyingo umwaka wa 2025. Urukundo rwabo rwaturutse mu birori bahuriyemo bw'inshuti zabo, hanyuma baraganira baramenyana bahana nimero, nirwo rero urukundo rwabo rwakomeje. Hanyuma Mata mu kwezi kwa Mata umwaka wa 2025 cyangwa se umwaka wa 2025 nibwo umusore The Rest yasohoye album ye ayitirira umugore we Souvenir. Iyo album yayise Souvenir 53.